tekereza neza usanze njye nawe twese dufite amafaranga ntawe ukeneye undi. Mu yandi magambo, ibyo utagira amafaranga wabigukorere uyu munsi wabyikorera. Hahirwa abakene ku mitima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Abakene ku mubiri bo ntaho mbumvise. Ibi sinjye wabyanditse. Usome Matayo ibice 5 umurongo wa 3. Bivuze ko abakennye ku mubiri ibyaba ari ibibazo. Turamutse twese dufite amafaranga, waba umufundi y'inzu yawe ukongera ukaba n'umuyede wayo, wagura ibyo kurya byiza ukabyitekera ukabyizanira ku meza, wagura imyenda myiza ukayifurira, wakikoropera inzu. Muri make ntawe waba ukeneye amafaranga yo kugira ngo agukorere. Umukire wa mbere ku isi ni Elon Musk. Niba utamuzi, niwe nyir'urubuga rwitwa X, ariyo yahoze yitwa Twitter. Nubwo uyu Elon Musk akiza cyane, nyamara undi muhinzi wo mu majyaruguru uhora uhinga agasarura imyaka myinshi. Elon Musk yakoze cyane kugira ngo abashe kubona ibyo kurya bihagije atazigera asonza mu gihe kizaza. Ni nk'uko uyu muhinzi nawe ahinga buri munsi kugira ngo abashe kugeza ibyo kurya ku meza nawe atazigera asonza. Birumvikana ko bose batahiriza umugozi umwe ari wo kurya. Nyamara Elon Musk afatwa nk'umukire wa mbere ku isi hose, mu gihe uyu muhinzi azi n'abaturanyi be gusa. Witwa umukene kubera ko udafite amafaranga. Buri gitondo twese turabyuka tukoga mu kanwa, tukoga, ubundi tukajya gushaka amafaranga kurenda dutashye, bamwe nta nayo tubonye. Nyamara ntiducika intege, turatwiga indi mitwe, mu gitondo bugacya tugasubira gushaka amafaranga, nabwo bikemera cyangwa bikanga tukongera tugataha. Ntiducika intege gushaka amafaranga. Iteka duhora dushaka amafaranga kuko tuzahora dushaka amafaranga kugeza dupfuye. Birumvikana neza, bivuze ko niba uri kumva ikiganiro uzakomeza ushaka amafaranga mpaka kugeza igihe uzapfira. Uzumva ugishaka gushaka amafaranga kabona niyo waba uzi ko utazayaryaho. Kubera iki dukunda amafaranga cyane bikabije? Buri gihugu cyose kigira amafaranga yacyo. Kenshi hari n'ibihugu usanga bikoresha amafaranga arenze rimwe, bigakoresha nk'amafaranga 2. Urugero rworoshye, muri Congo usanga bakoresha amadolari, nyamara ugasanga hari n'amafaranga yitwa amakongomani. Ibi ngibi ntabwo ari ikibazo. Ni nk'uko mu Rwanda dukoresha amanyarwanda, i Burayi bagakoresha amayero, muri Amerika bakoresha amadolari, ndetse n'ahandi bagakoresha atandukanye. Nyamara aya mafaranga yose agaciro ni kamwe kuko agura ibintu bimwe. Bishatse kuvuga ko ayo mafaranga yo muri Amerika nimba aguze imodoka, hari indi ngano y'amafaranga y'amanyarwanda nayo yagura imodoka. Ubwo intego yacu twese ari ugushaka amafaranga, reka tuvuge ku mafaranga. Ikibazo si ubwoko bw'amafaranga cyangwa se ikibazo cy'ibyo ari bugure. Ikibazo ni agaciro twahaye y'amafaranga, kuko birumvikana neza ko amafaranga y'amanyarwanda atanganya agaciro n'amafaranga y'amanyamerika. Ibi ngibi ni ibyakozwe n'abantu, nyamara babishatse amafaranga yose yagira agaciro kamwe. Amafaranga y'amanyamerika akagira agaciro nk'ak'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga y'u Rwanda akagira agaciro nk'ak'amafaranga yo muri Kenya. Ibi ngibi bigengwa n'ubukungu bw'ibihugu runaka. Ibi bivuze ko u Rwanda ruramutse rukize, amafaranga y'u Rwanda nayo yazamura agaciro, akagira agaciro nk'akanyamahanga. Dufashe urugero, u Rwanda ruramutse rumeze nk'Amerika, amafaranga y'u Rwanda yahita amera nk'amadolari nayo akazamuka. Uyu munsi amanyamerika si yahenze cyane. Amanyamerika nubwo dukunda kuvuga amafaranga amadolari, ibintu byose amadolari, ariko si yahenze cyane. Uyu munsi iyo tuvuga amafaranga ahenze, dutangira kuvuga ku mafaranga y'amayero n'amapawundi, kuko yo ngaya amafaranga akoreshwa i Burayi ariko ari hejuru y'amadolari. Hari amafaranga bita amadinari akoreshwa hehe? Cyane cyane muri Australia. Aya ngaya ntavugwa ndetse nta n'abantu bakunda kuyakoresha, nyamara aya mafaranga arahenze cyane. Tuguhaye ikaze ugiye gutega amatwi iki kiganiro. Iyi ni The Garden 250, muri kumwe na Yuda. Kanda subscribe, ibiganiro bijye bikugeraho ku gihe. Ibyo ukeneye amafaranga byo si ngombwa ngo mbikwibutse, kuko igihe cyose nibyo uhora utekereza. Tekereza noneho uramutse ufite amafaranga uhora wifuza kugira. Wahindura imyitwarire, wahindura inshuti, ndetse wahindura uko ubayeho, wahindura aho uba ndetse n'aho urara, wahindura aho utuye, kuko uyu munsi aho wita ko ari heza wahita ubona ahandi heza kuharusha. Ku nshuro ya mbere ukodesha aho utuye, ugakodesha aho ukorera, nta muzamu ugira ndetse nta n'ibindi bintu ugira bikurindira umutekano. Igihe kikagera ukagura inzu, ukubaka igipangu, ukazana imbwa yo gucunga umutekano, ukumva ntibihagije, ukazana umuzamu, nyamara ntawe wagiraga. Ukumva nabyo ntibihagije, bwacyo ukagura kamera zizajya zikurindira umutekano. Ibi bishatse kuvuga ko uko ugenda ugira amafaranga menshi, birushaho kumva ko nta mutekano ufite. Ibi ntabyo wagiraga, nyamara kubera amafaranga utangiye kumva ko nta mutekano ufite. Birumvikana neza ko amafaranga ari agena imibereho yacu. Akazi ukora uyu munsi kuko kaba keza kose, hari abahakaritse bajya gukora kandi kazi nako kabaha amafaranga. Ibyo bivuze ko amafaranga gatanga adahagije, nyamara wowe uragakunda kuko kaguha amafaranga.
ubwo uganire n'abagataye bakubwira ko nawe utazi icyo ukeneye mu buzima bwawe, nyamara karagutunze kaguha kuba n'ibyo wifuza. Tekereza noneho uramutse ubonye akandi kaguha amafaranga arenze ayo ukorera uyu munsi, nawe wahindura bimwe twavuze hejuru. Nyamara uyu munsi hari ubwo waba wishimye utekereza ko akazi ukora ari keza. Tekereza noneho byagenda gute uramutse wisanze tutagikoresha amafaranga. Reka dusubire inyuma hatarabaho amafaranga. Warabyukaga ukava mu karere ka Nyamasheke ukagenda n'amaguru ukambuka akarere ka Karongi ugiye gushaka ahantu umuntu yaguhereza igitebo cy'ibijumba ngo nawe umuhereze kuri soya. Ibi ngibi niko bimeze. Uwari warahize yishe inyamaswa runaka yarambukaga akajya kureba hajya n'iyo nyamaswa kugira ngo amuhereze ibindi adafite. Tekereza neza noneho nk'umuntu wari utuye i Kigali agomba kujya gushaka nawe ahaguranisha. Ibi birumvikana ko byari ikibazo. Ese watekereje amafaranga yagize neza? Uratekereza uyu munsi natanga ibijumba bingana iki cyangwa se natanga ibiribwa bingana iki kugira ngo nanjye umuturage w'umuhinzi mbashe gutunga mudasobwa ndetse maze no gutunga telefone. Birumvikanisha agaciro k'amafaranga mu buryo bworoshye kandi butagoye. Ndabizi ufite amafaranga mu mufuko cyangwa kuri telefone yawe. Mu yandi magambo, niba ufite amafaranga ufite n'ibyo kurya ushaka ukoresheje urupapuro rwitwa amafaranga, wavutse usanga bararuhaye agaciro nawe ufatira aho wabisanze. Ibi bivuze ko amafaranga ari icyizere twahaye impapuro runaka kugira ngo zisimbure uburyo twakoreshagamo. Nyuma y'uko babonye uburyo bwo gukoresha bahaha buhenze ndetse buteye imvune, bahisemo gufata igipapuro, iki ngiki twita igipapuro, bagikora mu bundi buryo kugira ngo tubone ko gifite agaciro maze cyitwa amafaranga. Kuva uwo munsi icyo gipapuro kigira agaciro ko gusimbura ubwo buryo twakoreshaga. Bivuze ko uyu munsi nimba uri kugendana amafaranga 10,000 mu mufuko, ufite ubushobozi bwo kurya, ukanywa, ukambara ndetse ibyo byose ukabikora utavunitse kubera ko ufite amafaranga. Ikikwemeza ko amafaranga ari icyizere gusa ni uko umuntu yubaka inzu imutwaye amamiliyari menshi yarangiza akayiha umuntu nawe akamwohereza imibare kuri telefone akumva ko afite amafaranga. Iri ni ihame ryubatswe ridasubirwaho. Iyo mibare iyo ufite yumva ko akomeye. Urarya, ukanywa, ukajya aho ushaka uko byitwa ko ufite amafaranga. Leta niyo ikora amafaranga, nyamara ugasanga igihugu kirakennye cyangwa abaturage bacyo nta mafaranga bagira. Kandi bagakwiye gukorera amafaranga menshi, buri muturage wese akagira amafaranga yifuza kandi yumva ashaka gutunga. Kubera iki batabikora? Reka tuvuge kuri BNR igenzura amafaranga y'igihugu. BNR nubwo ikora amafaranga ariko ifite mu nshingano kugenzura ubukungu bw'igihugu budahungabana ku ruhando mpuzamahanga. Bituma BNR igena ingano y'amafaranga igomba gukora mu gihe runaka, kuko amategeko ya Banki Nkuru y'Isi abiteganya kugira ngo ubukungu bw'isi budahungabana. Buri muntu wese uburyo bwakoreramo amafaranga yumva ari bwo buryo bwiza kubera ko ari bwo buryo azi. Nyamara hari abandi benshi babureba bakabona ubwo buryo atari bwiza kubera ko nabo hari ubundi buryo bazi bakoreramo amafaranga. Muri make, uko wakorera amafaranga kose, uko yakorera si uburyo bwiza bigereranyije n'ubwo abandi bakoresha kugira ngo babone amafaranga. Kuko impamvu atari uburyo bwiza, nawe so ukize kurusha abandi. Ese gukira kurusha abandi bisobanura ko nawe ukora mu buryo bwiza? Abahanga mu bijyanye no gukora amafaranga kurusha abandi batugira inama zitandukanye ngo natwe turubone ku mafaranga. Muri izo nama harimo izivuga ngo irinde gusohora amafaranga menshi kurusha ayo winjiza. Komeza uganira ku mafaranga. Bivuze ko niba ushaka amafaranga, gendana n'abakorera amafaranga arenze ayawe kandi buri gihe uhora ubaganiriza ku bijyanye n'amafaranga. Iga gushora amafaranga. Muri make, amafaranga niyo akorera amafaranga. Niba hari amafaranga wabitse ku makonti, aya ntago akorera andi mafaranga ahubwo wowe urayakorera. Irinde kuba umucakara w'amafaranga ngo ukoreshwe nayo, ahubwo iga gukoresha amafaranga ngo ubone amafaranga. Rongora umugore mwiza. Umugore mwiza no gufasha kubona amafaranga no gucunga yabonetse, akagufasha kwiga uko mwakomeza gukora amafaranga. Niba tumusohora amafaranga gusa, umenye ko imwe mu nama zo gushaka amafaranga hari wamaze kwiteganya amafaranga azakugoboka mu gihe kitazi. Ibi ngibi dukunda kuvuga mu Kinyarwanda mu gihe cy'amagi. Twese turabizi ko uyu munsi ibiza cyangwa ibindi bibazo bidateguza. Tekereza none uramutse ufite business yateye imbere, amafaranga yose wungutse ukayashora muri business maze ukagira ikibazo kindi kiza gutuma gukenera amafaranga akugoboka maze ukayabura. Byagenda gute? Waba usubiye inyuma. Mu buryo bwiza gukora amafaranga ni ugusiga n'amafaranga azagufasha kwikura mu kibazo kizaba kigutunguye kugira ngo urusheho kubona uko ukorera amafaranga. Urajya wirinda gutakaza amafaranga mbere yuko uyakorera. Urabizi neza ufite cyangwa wigeze kugira ikaye kuri botike muturanye. Uyu munsi urampa icupa nzakwishyura. Bivuze ko uzi ko hari aho ukorera utegereje ko bazaguha amafaranga. Niyo mpamvu urimo urasohora amafaranga utari wamara no kwinjiza. Abantu benshi batakaza amafaranga bagura bimwe mu bintu badakeneye
kugira ngo bemeze abantu. Ibi niba ubyumvishe uhise utekereza ku nkweto cyangwa imyenda, ipataro, ishati, inkweto cyangwa igitenge wigeze kugura ukabishyira mu nzu. Ibi ngibi ntabwo ujya ubyambara, wabiguze kugira ngo abantu babone ko ugira byinshi ujye ubona uko bisimburanye. Nyamara umuntu ufite ipataro 3 cyangwa 4 ayambara ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu no ku wa kane, ku wa gatanu agahita asubira mu yo yambaye ku wa mbere. Ibi ntacyo bimutwaye, mu gihe wowe ufite ipataro yo ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku cyumweru bakagera ugatangira ku wa mbere ukazarangiza ku itariki ya 30 nta pataro urambara kabiri. Ibi se bisobanura iki? Uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga harimo kugura ibintu dukeneye tukabigura ngo tubikoreshe, apana kubigura kugira ngo abantu baturebe. Kera nkiri umwana nari nzi ko amafaranga ari cyo kintu cy'ibanze umuntu ukenera kugira ngo abeho, ariko nyuma maze gukura naje gusanga aho ko ari byo. Ukeneye amafaranga, umwanzi wa mbere ni ukuba udafite amafaranga. Niba gukora amafaranga bisaba andi mafaranga, ubwo udafite amafaranga azabona amafaranga gute? Mwanafunzi ati Imana niyo yonyine izi uburyo dukeneye amafaranga, kubera iki itayaduha? Twifurije kubana amafaranga. Naho ubutaha.